nkuko ngiye nabasezeranyije nkunda amandazi pe muri minsi duhara amandazi gatora mba ndahomye yuko nakunda umva rero nkunda kano kantu kaba kashiriye aka kashiriri ndagakunda umuntu ushaka kunezeza umutima wanjye muri uyu mwaka mushyashya upyagara azama amandazi murakoze so mumeze twebwe tumeze neza amukasa mrere danega so kuvuga turi kugira ntabwo byoroshye hari nigoye kubifatanya imirimo ibiri yananiye ikisigiye kunanira n'abantu murakoze kambabwire ntarabyibagirwa mpuye n'abantu bari kurwanira imyenda nukuri mu muhanda mpuye n'abantu umwe yaraye kubwira undi ngumva ngo ubushize ngumenye kwamba imyenda yanjye ngo usuyifure ngo usugire ngaho n'abandi utira umwenda ukabwa wicare neza utanshirikanze ngeze hano ndi gutekereza mureke 2025 twigire like nimba mfite kasa ipano ya black ubundi umukobwa wese utagira ipano ya black ni kibazo izo kubayeho ubu nyine uri nta soni nta kundi nta soni mbwana izina nta soni ndikuye wewe ndikuye gusa wabururiye kure reka amazina ujye mvumburira ngo change wangu ngo nyine uri nta soni pe ngo change nyine urumva hari abantu ngewe nzi abonzi kwisi cyanjye turi mwenda nawe ugarure oya noneho wambera kanya reka tureka kuvuga ngo gutera umwenda nugarure uraje ntiye umwenda sibyo urambye ngo ntiza yakanzu yawe ngo nzayambere ngo muri anniversaire ngo nzahitanye kugarura kayifotoreza ntabwo nti wenda numwana duturanye numwana tuziranye numwana twiganye numwana hari n'abavikanumbe bakaza gutira hehe akajya gustira imuhanga n'impera kamoto ari n'uvikanombe akajya gutira imuhanga da barangiza gasanga ese amafaranga kujyana imuhanga cyangwa gutegereye moto so yaguramo indi kantu oya haba harimo n'ibindi sinzi hari umuntu wambajije ngo se ngo bira ibintu byo kubona umuntu yambaye ikintu ukahita wihutira kukimutera biterwa n'iki naye namwe ati simbizi pe ahubwo tuzabwira abantu batubwira natwe bimeze bite icyo no kwifuza noneho ugasanga ntabwo abuze amafaranga yo kugura iyo kanzu utangirirwa no kutanyurwa ubundi hari n'igihe waragiye ukagera hano hirya muri terera hejuru ukikutana n'agakanzu keza ukihahira ukagenda umuntu yakabona akajya yihoramo we ukayimutiza bwa mbere ukajya birarangiye akayifotoreza amagafoto ahantu hose ongera unize nayo ongera ndi wowe uyambaye nimba nakugira imwe ko uwo munsi wabuze amafaranga yo kugura wenda yo kugura wo kuba wagura wenda nta mafaranga ufite muri ako kanya kugura iyo kanzu nkakugira imwe nkagutabara sibyo ko no kwambarira imyenda si byiza mwanduzanya indwara ikindi irampumuro z'abantu zaraje mpumuro urazandura iriya ni indwara y'uruhu igikara ugasanga umuntu ntiyanukaga asigaye azamura ukwaha akavuga ati turashize tubabare mujye mukoresha indimu ndabarangiye cyane indimu ubundi umukobwa wese kabisa nka 3 mu cyumweru wagakwiye kujya uyikoresha ntombye kubigera mu kwaha kwe nubwo zabuze Mimsi zarabuze ariko indimu imwe ariko nyine indimu imwe igura 100 ntago iyo yabuze indimu imwe igura 100 kandi 100 uri kugura amayinite nta n'ikintu ugiye kuyakoresha bakayatwara cyangwa se uri kugura iki igura 100 iyo zabuze yabuze desa ntiyayarenza kandi indimu ikoresha nka 3 cyangwa 2 nanjye kuvuga ku bakobwa bambara imyenda barangiza agahora akaguma agutira none umwenda ugasanga umwenda wawe warashaje ariko abantu tuzasazwa na social media nukwanja kuri Instagram nkabona hari nkana nabiboneye kuri tuntu twa kuri graduation
ariko na tuntu babambaye kaba kanditseho ngo graduation what class of 2024 kara kantu ushobora gusanga karazengutse kava ku muntu uri Rusizi akajya kuri Muhanga uri Kigali sorry kakamuka kakajya Kayonza kakomeza kakajya Nyagatare kava Nyagatare kakajya Musanze uribaza rero nukuvuga ngo ajya kuri Instagram agasanga ni cyo kintu kigezweho kukifotozanya noneho yabona yakibonanye akabona aramuzi ati subunzi suko yifotoje kandi akaba baramuhamagaye nanjye kasa na kifotozanya inshuti yanyu nayo yakibonye ati kasa kara kantu ko nabonye gatwika wenda kariya ko ntari kandi yarafite ntari bigutise oya kariya ko ntari byose bihera mu kutanya kara kantu karahenze kagura 15 oya kariya ko ntari wenda ntago kaba kari bukora igihe naho bihera rero ibintu tekereza umwenda uri bwambare bwera mu gitondo kugeza nimugoroba noneho akaza ukamubwira ngo nanjye ukamubwira ko ejo nshaka kuwambara ngumbabara ukavuga ati okay noneho nyiguhe ejo making sure ko wawuzanye yatahanya nako akahita avuga ngumva ngo naraye ngo kwa uzanga ubwo nyine ngo nagasize umbanzi n'undi muntu noneho wagabanyishaga imyenda aruke n'ubu n'ibyacitse ikintu cyo kugabanyisha imyenda ugatira umwenda w'umusha nimba umuntu aguhaye umwenda ntugukwi nyine nimba warabonye umuntu afite umwenda wawugera ugasanga ntugukwira icara utuze ugenda hara utuze ngo nyine si uwawe wikifuriza ujya mu myenda y'umuntu ngo ujye kuyica noneho zikongera kwambara umwenda wadodoye abantu bafite nk'ubu ugasanga dore kasa dore ndaga ndi nyama ya rwo ndi pasi Liliane akaba ntiye na pantaro akubisemo ibi bintu mubona hano bigiye biteretse hano ibi byose muri kubona na biriya biri harahirya bino ibi byombo akaba abishyizemo ipantaro ikaba iragiye ngo hwa oya nanone nzi umuhungu urumva reka akagabanyisha ari umutipe yego abatipe n'urundi rwego amashati yitaga kuri munini cyangwa uri muto cyangwa uri kiwe akaza akagutereta yahinnye ishati y'abandi none ukamubwira sheri ndagukunda wambaye kano gashati wagahinye gutya ari akabandi yatiye anagabanya agahoramo sasa ariko mananje nukuri twige no kuko yashati umubwiye kuko naramubwiye ndayikunda urumva nyirayo afite ibibazo azayimutira reka mabwino si turimo ifite ibibazo bigiye bitandukanye reka twige kunyurwa hari abantu batajya batunga umupira y'imbeho reka mabwino n'abakobwa mujya abakobwa musura abasore muri no minsi abasore ubungu imbeho irabishe kubera dora bari inyuma ati bacanye isiri bashimiye ahantu habaryaga ntacyo kwifubika bakigira ugasanga sha umuntu yagiye agura umupira umuhenze awukunze uraje urabizi neza ko ugiye kumusura ikirere ubibona ko ari kibi kandi ntago yakwifubika agera nyine kugira ngo arareba akavuga ati kirere ni kibi akatuga ko uyu munsi ratanu umupira akahita agenda yirukanka kuri moto zamuhe z'abatipe zitizuru ubundi batipe nyine numvaga baramaze nko kubimenya baramaze kumenya ko abakobwa dukunda imipira yabo aho gasigaye akoresha deal method aragenda akagura umupira akawukuzana akavuga ati uyu mupira buri uko ugiye hano hose ujye ugendana n'uburi mu byige pe n'ubura ngo nta mupira wagize aho ibyo birakureba ejo bundi hari umukobwa wari wambaye ikote ryiza hari ahantu twagiye akinjira atunguwe no kuba abahungu bose twari turi kumwe aho ngaho bahise bavuga ngo ngo uwo muntu yakwakije pe ngo tubabare ntumuheze nuko twanditse izina ntitwari tuzi nimba ari uwe wasanga usigaye wigurira umupira mwiza w'abajama mwiza wacaho ati none hari igihe geze kwaduka akantu abakobwa twadukana ikintu cyo kwambara amashati ya gihungu kiragiye abahungu nabwo bari bararangije kumirwa ubu bimaze gusa nk'ibigabanyutse twagiye mu bindi bintu bimeze ukuntu
abakobwa tujya tugira ukuntu tukagarura ibya kera ahubwo dore ubu ngubu ikintu giharawe ari amapantaro y'amaposhe abasore kababayeho tugiye kujya twambarana tugiye dutuma imyenda y'abahungu ihenda oya gusa n'abapirata babaye benshi oya umukobwa se umwanya uzaba ufite wo kujya guhendwa boyfriend azagura umwenda nambare kuko ubu ngubu ntabwo bikirebera kuri wenda ngo taye ngiki oya uko yaba ingana kose mbese ipfa kuba imfashe itari bugwe mu nda ni sentire enough period kabirarangiye nkacaho nukuri abantu bararakaye njye mfite inshuti yanjye avuga ati ubu nta mwenda nkigira inkweto ndende wabonye se na ni jihadi ni ndavuga acekinga abakobwa bambaranye inkweto ati ati inkweto ko nayibonanye kwa ntuza gutigeze kwa reka mbabwize ukuri nawe ubwawe iyo waguze nk'inkweto umaze igihe nyine waraguze nk'ibintu ukabibika nyuma ukajya kubireba ukabona byarashaje uzumva ukuntu ari nawe wabishajishije anyara ukuntu itamva giye kongera nsara amafaranga yo kugura ikindi kintu ibaze ikintu mwambara muri babiri nimba cyari gusazira amezi tuvuga 6 amezi 3 kiraba kirangiye shakana ko kwambarana tukagabanyisha imyenda y'abandi mu mbabare kico nabanza kwambarana sibyo n'abamama bazengereza abagabo babo akajya mu bukwe akabona ni sakoshi henze ntuza katavuga ati aho ngira sakoshi ndayishaka ya Chanel ya Louis ugasanga n'umugabo wawe mwabuze nayo na ya minervare y'abana uri kujya kuririra umumama wabonye afite minervare y'abana kwanza we ntwa nakazi ugira uwo mama aragafite biriya bintu by'amabazelishi ugasanga ari nka bazelishi zigura 500 uri kuyiririra wowe akagombye kuba uri kuya 40 Erega sibye kutanyurwa hari imyenda irahari ya make kandi ishimije kandi nyine umuntu yambara uko tuvuga ati wow mugane kwa sherure sheruru urumva nukuri yambika abantu neza pe ku giciro gito cyane ruru zadushake urumva twandikire abantu tuzi arumva abantu mwishyira nyine abantu yishyira hejuru akumva yuko umwenda yaguze 40 utagaragara neza mwenda kandi nyama hari umwenda 500 cyo kuzana hano nkazana wa 40 hano nta kubwira ibiciro ugahitamo wa 40 hari n'ikindi kintu cyatererera ikintu rakizi ko cyadutse okay si kuri bakobwa abantu bose nyango baracyadukanye cyo kuba kasa uyu munsi kunambaye kuko nabyifotoje na postinze nzongera kubyambara ndabakomeje ibyo bintu bigeze muzabimbonamo mubimbonemo urumva ego ko mana yanjye fa kubimeshe gusa amaso yanyuma yahange kurekara fa kubimeshe muri kundeba uko muzabibona ko amaso yanyabari nukuri biraharawe fa kuba imeshe ibyo bintu ndabizi kandi nyine noneho ugasanga umuntu yagiye arunda imyenda iruzuye afite ubushobozi yego ntago yatiye sibyo nyine ikibazo cyacu yabirunze urumva yarunze imyenda agera nkariya nta kiyambara ntanibuke ko hari umwana hariya wabuze niki wabuze basi nayijipo ya 5 yo kugura hano hepfo za jipo bazengurutse turigana ngiye kasa ndajya ku Instagram akaba atafata iyo myenda nimba naretse kuyambara yego ngiye narayiretse kubera wenda ukurikira ibiki n'ibiki ako sinanayifata ngo ngira umuntu ngende nyiha abana bayikeneye hari basi mujye mugira no umutima hari ukuntu twiganarira uri kubona kuri akuntu aba influencer kuri Instagram tuba turi kubabona ya postinze wajya kuri postinze tuvuga afite post 50 ugasanga na abafoto nimwe ifite umwenda usa nundi kumbu ugasanga uwo muntu afite abantu yamamari aramamaza yambara iyo myenda yamamaza yambara iyo myenda tuvuge aragenda akayigura akawambara we agatonyana none akawugurisha sibyo nanjye gafifi kasa nkaza ukigana mfite imyenda 3
ibyo ni byo bya mbere biri buntere kujya gutira kugira ngo mbone imyenda mishya kuko simfite yo kujya kuyigura inze nifotoreze umwenda wa muntu nana ujya kuwambara nawe bazavuga ngo yanteye kandi umwenda ari wandi ari uwa Liliane umuntu asigagira ikibazo cy'uko asigaye yambara umwenda ukiza nuko mangaze zaje ziba zisa wenda ariko abantu bambara cyangwa baba baragowe twicekinge turebe ese koko ibi biratubereye abari cyane pe dufite cyane ubundi twige kwakira kwikunda no kwakira icyo kintu navuze muri uno mwaka twige kwakira ubuzima kwakira abo turibo ndi gushaka kuba Liliane wavukiye kwa minister njye navukiye kwa mwarimu cyangwa se ku muhinzi mworozi uri gushaka tuzabaho kimwe erega ntago kuba nakwambara umwenda uyu munsi ejo nkawusubiramo fa kubufuze nagira unteri uyu munsi ushobora kuba mwambara buri munsi kubera yuko wenda ikibazo cy'ikofi yanjye ariko ndi gusevinga aya mafaranga nari gutangira kugura indi idakenewe nkaya sevinga hari igihe kizagira noneho nkuzuza nkageza hano hejuru handi nzaza nanakubaza se ufite umwenda wo kwambara nkanasagurira abandi ntawamenya rero nzaba nasagurira twige kunyurwa twige kuba kinishimiye abantu bambitse abana shamwe no minsi mikuru gutambuka abantu mwibutse kwambika abana abantu mwibutse gusura abantu bafunze abantu mwibutse gusura abarwayi abamama abantu benshi cyane Imana izadufashe kuko ni nako hazamo abatekamutwe bano bantu bitanga bajya mu mabisi sinzi impamvu nabyemera bari abantu baza gusabira muri bisi ntago abantu babambaye ama badge niyo yambaye badge bari abantu nge impamvu nabiretse nimwe si bose si no kuba kure y'isoko ryabo gusa nigeze gusanga ahantu bari kugabana amafaranga bo bwabo hagati yabo nyine naciye ahantu gushyira bisi nyine ayo mafaranga nyine nahise numva avuze se kwa kundi uvuga ati nabafashije sinzi arigiye nimba bambaye badge bagiye kuzikoresha bisanzwe nyine ndi kwibaza ayo mafaranga ubundi amufashe ntago mprefera gufasha bariya ahubwo nafata nk'umushinga nzi hari imishinga ibiriho izwi ko watanga ayo mafaranga niyo watanga igiceri cya senkani bo bano bajya gusura CHK bakagaburira abantu ushaka agafone kanje ngiye kwabwira izina ry'intuza nabayemo ni imiryango myinshi hari ifasha abantu kandi ifasha abantu pe kandi ikabafasha n'abantu bishyira hamwe mukaba muri nk'abantu batanu cyangwa se wumva bandi bose utabizeye nkabwira kanaka tugafata ibintu runaka tukabishyira hamwe tukabishyira umuntu niyo yaba umwe niyo yaba isabune niyo yaba pampa niyo yaba iki niyo cyaba ikintu gitoya gusa uwo muntu ikintu umukoreye kiba kirenze buriya uzajya kwa muganga aho rimwe nushaka uzagenda ari mugoroba saa 12 uhace utanarwaye nta n'umuntu ugiye kuhareba biragoye kwamara isaha mu bitaro utarahura n'umuntu tuvuge wabyaye nta kintu na kimwe afite nta n'umwambaro w'umwana twige dufasha hari abantu babamaze abafite abana bari muri si ngombwa ikindi hari abantu bavuga ngo hari n'ikintu umuntu aba avuga ngo ngese ko ndi umuki ngo ngese ngo ko nta mafaranga mfite ko ntago mfite ibyo 200 byo n'igiceri cya senka ushobora guhura n'umuntu tuvuge ugiye kuburara uvuze icyo giceri cya senka akagenda akaguramo supadipe agashyira mu mazi akayinywa agahembuka agabana cyangwa se urumva ko ni ikintu ni wowe weho ubugitanze nyine nk'amafaranga yagusagukanye ukagitanga ariko uwo muntu ugasanga umuhaye nk'ijana senka nayiguze supadipe iyo supadipe ikanywa abana nka 6 igosha gusa nanone nimba ufite ubushobozi fasha oya nanone abantu bareze amaboko umuntu azaga komanga aho kukubwira ati se hari imyenda ngo ngufurire abo simbagaruka ese hari iki ko nigeze kubagaruka kuko navuzeho abo bantu bo nyine hari ukuntu umuntu agukorera ikintu akora nk'ikintu ukatuzinuka abase ubundi mba nzi ngo ndafashije ngasanga wapi ugasanga
noneho abana babyeyi batuma abana babo baba bari mu mujyi bakabahereza utugato tubiri bagenda ucuruzi umwana none barana babaze bari incakura ga igura 5 iraga igura 5 bakaza kubwira ngo mabishango wangure ga ngo ku gihumbi yakumva ukimwimye akavuga ngo none se ngo ko conje wanguriye ndakure njya arije mbarera nkavuga se byoroshye muri make hari ibintu mwamwaratoje abo bana nyine ucakura butari ngombwa ibintu nyine bitari ubucakura rero naho buhera ari aho buhera aho ngaho ni atayizwa na ya sensa yanakura kunyuzwa bikanga ariho handi yifuza kubaho nyine bwa buzima yahura n'umuntu ubimuha akagira icyo mu konsoma dore ibintu byo kwambara gutunga telefoni gutunga amasakoshi ya danje ikindi kujya bitumye tujya mu bintu bidasobanutse ikindi amana muri misi harabaju none uranika urumva niko bakanura bakanura imyenda y'urugo rwose oyesha hari ugahura no hari n'umushiti ngo ibaraje baba barandurura nyine barabimura tu baraje bafata byose barimuka bafata inkweto zose barimuka abajura mugahura nawe ari kuzicuruza wanjye tekereza akahita kubwira ngo mabjangure kana gakweto kabareba gasana ya nkweto yawe wabuze ngiye abo bantu nzibagiye baho benshi ngiye no kwishuri Imana mukiri nayanyibye umupira ngaha hari ikigo cy'amashuri ngo bigeze kuri Bernadette cyarabigeze kwiba abana ni Bernadette ni Bernadette ndakeka ari Bernadette ni Bernadette ako ni Bernadette ndakeka ni ushiti wanjye yigagayo ngo baraza bibe inkweto none ugasanga umwana yagiye inkweto bamwibye ni za zindi za nkweto nziza nyine abana bafite inkweto nziza mu kigo bose baje barakusanya tekereza kuba ikigo cyose dotari yose baje gakusanya mu dukweto kandi twiza gasigarana nka umoja akajya muri mari gakuramo akagenda akaza muri mari gakuramo njye mukinanyibye umupira waranditseho ahantu nize secondaire wari umupira wa secondaire kandi niga muri kaminuza none hari ukuntu ahantu nize secondaire abo twiganye murabizi ikintu cyawe cyose cyabaga cyanditse izina ryawe cyane nimero yego noneho muri sinye y'ikigo harimo izina ryanjye ariko utabona izina ubona sinye y'ikigo umukiri nayo tubona umukiri na yambaye umupira wo muri lycée wati gute umupira njya muri valise ndawuhiga ndawubura kasa uziko twahuye na wa mukiri nawe uyu n'uyu wa undi wadufuriraga ndavuga ati yo ndisi turanahura wambaye nambwiye umupira wukuye hehe ngo umupira n'uwanyu n'umwana wanjye ngo wiza nambwiye kino kigo kirambure mu magambo arambuye kigo se nambwiye kino kigo se kiba umwana wawe kino kigo kiba byose uramwanye nambwiye ati uri kubona ukuntu nitwa bana bikate shinda yemwereka yabaye no zina ryanditsemo hano ngo urumva nambwiye ati waradufuriraga ubwo ukuyemo abonye ari ugukwiye yegura ujyana kwa kundi ugira umunyeshuri ufata umupira uri large ni ariko nyine iyo mico si myiza habe na gato wakwiye kuwusaba wawusaba umuntu akawuguha ikindi abakobwa bajya gusura umukobwa aza kugusura urumva kandi akajya muri garderobe yawe afite akantu yatagatizemo uziko usuwe n'abakobwa 5 mu kwezi wasigara nta kintu kimwe ufite twige kunyurwa umve ko wajya kwambara ukagura ikintu na kimwe twige kunyurwa nukuri nta kindi kintu tunyurwe niba ikintu cyakoze hari na kubreminga hari ukuntu ushaka kuba wabuze ikintu pe atari kuvuga ngo wabonye ngo kana kangafite ko wabuze ikintu wabuze n'amafaranga aho nakugira imana nkavuga ati reka nanayiguha ushaka kuzikwa nayo nsaba nkayiguha mbona ko uyikeneye ariko nanone ntabwo ari ibintu byiza so twige kunyurwa muri uyu mwaka 2025 intego twese twambagara dusetting intego yo kunyurwa nibyo turi kugarukaho ibintu byose muri kumva ibiganiro twabikunda kunyurwa ebana bitanga amahoro birinda stress mu mutwe bituma utajagararerega ngo ewe gukora anniversaire yani ngo nzambara ikingwe so yewe no rusenga jide ko nabonye ngari wa post kira kanzu ndasha urumva ubuze n'amahoro muri wowe
ugasanga umuntu nagagegera n'ikiro kimwe kubera nakiwe kubera nta mahoro agira mu mutima. Guys, twige kunyurwa, twige kuba batwebwe, turabakunda cyane. Ciao.